wabibabwiye nyine muri nari nagiye gutanga ikirego kuko maje kubona ibintu uko byafashe indi ntera kweri. Niba umuntu mwarasezeranye ari umugabo we mu mategeko akaba atashobora kukwishyurira inzu, akaba adashobora kuguhahira, akaba adashobora gutanga n'amata y'umwana, ntago wamujenjekera gutyo gusa ngo ubyihorere. Kandi koko nabonye n'abantu benshi bangiriye inama no muri komanteri bambwira bati uriya mugabo mujyane mu buyobozi umurege aza atanga indezo. Urajya kwirerana umwana nakazi ufite naki umugabo ngo yagiye ngo ari kundi mugore. Bayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV shanka bisanzwe. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Reka nizere ko mumeze neza ro mwese aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye. Nizere ko mwese mumeze neza, ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mutanga muri comment. Ibiganiro dushyiraho umunsi kundi. Uyu munsi rero turi kumwe na Samantha kugira ngo mwakurikiranye ibiganiro bitandukanye twagiranye mu minsi yashize. Ibiganiro byagize comment nyinshi cyane, nibyo biganiro nabonye mwarebye kandi mugatanga ibitekerezo byinshi, nubwo harimo n'ibitutsi ariko nyine buri muntu atanga igitekerezo afite. Samantha yavuze ibibazo bye na wa mugore baraganira ndetse baranahura, mwabonye uko byarangiye. Uyu munsi rero yampamagaye ambwira ko hari benshi mwamugira inama mumubwira ko yatanga ikirego kugira ngo arege umugabo we kugira ngo asubijwe ibyo yambuwe. Yampamagaye ambwira ko avuye gutanga ikirego. Ubu nibwo tugiye kuganira kugira ngo tubashe kumva icyavuyemo umwanzuro wafashwe n'urukiko nanjye ndakabije. Urukiko ndugezeho gute kandi uko bamusubije nyine avuye gutanga ikirego. Samantha ariko reka mbanze nguye ikaze ibindi badusobanurira nyuma. Murakoze cyane kumwe ikaze kuri Keza TV show. Meze utese? Meze neza ko biri kose ndashima Imana. Meze nk'umuntu urushye. Ndananiwe pe. Ndananiwe kubera ko wabibabwiye nyine muri nari nagiye gutanga ikirego kuko maje kubona ibintu uko byafashe indi ntera kweri. Niba umuntu mwarasezeranye ari umugabo we mu mategeko akaba atashobora kukwishyurira inzu, akaba adashobora kuguhahira, akaba adashobora gutanga n'amata y'umwana, ntago wamujenjekera gutyo gusa ngo ubyihorere. Kandi koko nabonye n'abantu benshi bangiriye inama no muri komanteri bambwira bati uriya mugabo mujyane mu buyobozi umurege aza atanga indezo. Urajya kwirerana umwana nakazi ufite naki umugabo ngo yagiye ngo ari kundi mugore yicayeho gutyo na baravuze bati nukomeza kumujebekera nawe azigira idebe. Kandi koko nanjye mbitekereje koko ntago byoroshye gufata kuvuga ngo umuntu agusigiye umwana kandi witwa ngo mwarasezeranye narangiza nta kintu kimwe agufasha. Byibura wenda nk'ubatanga nayo mata y'umwana ibyo by'umwana biboneka nta kibazo, none nta kintu kimwe ashaka gukora. Simuhamagara ngo anyitabe, ndamuhamagara nkasanga yaramborotse, sinamwandikira ngo ansubize. Ubwo rero jewe rwose icyifuzo cyanyu naracyubahirije. Ngiye mvuye mu buyobozi kumurega, bambwiye yuko nyine bagomba kumuha convocation nyine akazagenda akitaba. Ubwo nzategeza nyine ibisubizo bizavamo. Uriya mugore we hagati yawe nawe bigeze he? Sha uriya mugore byose simba shaka no kubivugaho kuko nabonye sha simbizi. Kubera ko hanini kurega Jirimbere n'ibyo ariko buriya ni abantu babiri bafatanyije mu kintu kimwe. N'abantu babiri ariko urumva none se ubundi wa mugani uretse kuba wenda uko twamenye makuru ko ari kuri uriya mugore n'uriya mugore akaza kwigaragambya hano navuga ati umugabo arahari turanabana rwose ubona yanabifirinze ari fieri yabyo. Ubundi Jirimbere we yashatse yaza akanavuga ati reka shatse yaza akanavuga ati uwo mugore bavuga ko tubana ntitubana kubera ko nta gihamya. Uretse ko uriya mugore yaraje kubivuga se ubundi agiye mu buyobozi akavuga ati nta mugore tubana ubundi twabihakana gute. Gusa jewe icyo nzi cyo nuko ubwo byageze mu buyobozi ubu nanjye ndumva nduhutse kuko icyo nzi cy'amategeko agiye kubikurikirana. Ntago ibi bintu n'ubwigomeke, iki gihugu cyacu gifite amategeko, nta mpamvu yo kugira umuntu yigomeke atumugora ate n'umwana kandi barasezeranye. Uriya mwana agomba kumwitaho nubwo ngiye yandika, uretse ko nanjye ndi mu nshingano ziwe. Ubushize tuganira n'uriya mugore yavuze ko akwemereye kuguha imyenda. Yarayiguhaye? Yarabyemeye avuga ko azayitegera moto akayikoherereza. Ndetse ko nakubwiye ko ari we muzavugana akayohereza
wo kubizi mwigeze muvugana shake umuntu ni mugari ntabwo yambwiye kumvugisha n'imubashije umuntu ni mugari si umuntu wifata akakubwira ati umugabo uriya mugabo kugira ngo jewe murekure nazakora niyo bwabaga ariko ntancike ngasubire kwa Samantha yarambwiye ngafite ubwo uwo muntu watinyuka kumugera mu maso ngagiye kuguhereza imyenda kereka ushaka ko nawe akuzirikira mu ngurugo yarambwiye ngafite nimero zawe ngaraguhamagara ayikoherereza ntabwo yigeze amamagara akasi kagakanzu wasanze cya igihe imyenda yanjye bayitwara siko nagiye gusenga nambaye natari ko nyambaye nzajya nkahinduranya na kabubu nayo nambaye ejo bundi hanyuma nashaka kuma imyenda yanjye azayima natabishaka urumva kuva narareze umugabo tayari bundi igisubizo kirimo ngomba kumurega nkamurega byose uburyo yaje agapakira inzu yose n'iryo habara ryiwe bakantwarira ibintu nese ubu nkuriya mugore agiye kuntwarira imyenda mu by'ukuri imyenda yanjye uriya mugabo kandi wumva ngo ari muye ni muye si iyo myenda yaguzwe ahari imyenda yanjye nari isanganywe cyangwa se kuvuga ngo ni muye byanditse se ko arimo ubundi hari amasezerano bagiranye ko yamusigiye ayo mafaranga uretse kuza kwidegembya no kuri kamera ngo umuntu ngo yansigiye amafaranga ngo namusigiye amafaranga ngo ayaryohamo ngo yayakozemo ubukwe ubu uriya mugore je nabonye afite ubushobozi bwo gusiga amafaranga yakoramo ubukwe akagura n'ibyo mu nzu byose turetse kubeshya ndetse ko abantu batareba no kuri ahubwo se nta kibazo ndabyemeye ko yari muye nkaburira iriya miceri na zira kawunga n'amavuta yo guteka ibintu byose amafu y'igikoma bagiye bakikorera ko twabihawe no mu rugo bari gutwikurura nabyo byaje muye gute ndetse ayo mafaranga nayo yageze iwacu gute ako bantu siko abantu basigaye bidegembye neza mu bintu by'amafuti umuntu aje apakiye umuceri apakiye akawunga apakiye amavuta apakiye ifu y'igikoma y'umwana kandi mu by'ukuri ibyo bintu twabihawe n'ababyeyi bari kudutwikurura nese ubwo urambwira uriya mugore ubundi afite ikihe kibazo none ngo mbareke mumeze mbarebere ngo twicarane tuganire duseke tugire gute jewe ubwo byageze mu buyobozi uriya mugabo agomba kwitaba ubundi nanjye bampamagara nkaza nkamushinja ibyo shaka kumushinja byose avuga uburyo aza kusahura inzu niba utaye urugo kabugiye wagiye wenyine kwereka no kugenda usahuye urugo ubu se nyuma yaho umugabo yagendeye kuva yagenda mu rugo ubayeho gute wamugana ubuzima ngaho ibaze uko mbayeho niranzu irangaye kuri ibintu byose barabitwaye ubwo se urumva mbayeho gute jewe rwose reka nkubwire cyo korabura ubuyobozi ni bwiza buri n'umuntu wese uzi ko yangira inama yo kujya mu buyobozi ngenda mushimira kubera ko ubu ndumva afite icyizere n'amahoro umuntu agutaye mu nzu arangije aranakwibishije aragusahuye imyenda yawe barayitwaye nta mwenda wo kwambara ufite barangije bagutwara ibyo kurya ibintu byose amagaze barikoreye nta kintu kimwe bagusigiye wowe wicara utimazi nese ubwo bose bari kumva ko meze gute nyine mbayeho gute ariko abantu barahinduka nakwishyura inzu ngavuga ati wenda inzu nubwo wenda umugore naba ntakimukeneye ariko umwana we ntago yavuga ngo ntakimukeneye umwana we azahora amukeneye kuki ari kwihisha ubundi ntago ngiye mbizi izo ni impamvu ziwe ziri mu mutima we ariko niba umuntu adashobora kuba yagira adashobora kuba yagukenera basi yakenera n'umwana we nese ubu umwana we yicwe n'inzara yicwe n'inyota abura amata yo kunywa ngo nukubera ngo nubwo twaba dufitanye ikibazo cyo kwagenda nta nicyo dufitanye twaba tugifitanye ho byagiraho ingaruka umwana ubu mwana ari kurara kumukeka ariko hatari hari matera ebyiri mu nzu kaduse n'abasubiza iminsi nyuma muri cya gihe cy'ubukwe turi kwitegura ubukwe aribwo yamaze kwemera umwana wigize utekereza Samawe cyangwa se ngo ukeke utekereze ko iki kintu cyari kuzabaho cyangwa se uvuga uti umugabo wanjye ntago byantunguye nta guciye mu ijambo isi byantunguye nabisobanuye niba umuntu utwarabyaranye akaza hano akihakana umwana yaza kubona ibitutsi bari kumutuka agahita azanga umwana aramwemeye tuvuye gupimisha ADN twashoye amafaranga buriya ari amafaranga twakoresheje ADN yararimo business nanjye nk'umugore ngagenda nkicara nkagura ikibanza mu isoko nkicara nkacuruza nkiteza imbere niyo nzu mu gihe adafite amafaranga nanjye nkaba nayishyura arangiye tuyakoresheje ADN arangije asanze umwana ari uwe nibwo yamwemeye arebye ibitutsi abantu bari kumutuka aravuga ati reka njikureho kubera ko yangaga abantu bamubwira nabi aremera ashora amafaranga akoze ubukwe njye narababwiye njye naranakubwiye turi kumwe mu kiganiro ndavuga ni uyu nguyu ni Gilbert wa wundi narinzi wangaga no gukebuka ngarebe umwana we urimo uravuga ngo ubukwe ngaje bundi ngo umurenge sha mu bintu bitunga subizi ko njye naravuze nti ibintu ntago mbyize ni gute umuntu aza akavuga ngo mu mezi abiri muhite mukora ubukwe nyine narabyemeye ko nyine ni umuntu twabyaranye kandi ikindi nari nkimukunda sinigeze mwikuramo ibyo yankoreraga byose sinigeze mvuga ngo ndamwanze urabizi ko nanakubwiraga ati mbabara umumamagarire uduhuze kuba nanakubwiraga ngo duhuze si uko nari mwanze numvaga nshaka no kumubona byonyine nkabona n'isura ye bivuze ngo nari nkimukunda kumbwira rero ati ngo ukorere ubukwe tubane noneho byemewe n'amategeko
nta nzira nimwe yanyemeraga kubyanga, nubwo nabonye abantu benshi banuka muri comment ngo twarabikubwiye ngo kuri nta mugabo murimo, ngo umugabo ngo wanze umwana, ngo nago ngo yari ngo gukomezanya. Jewe niba umugabo yaremeye umwana wenda yo DNA yarabaye ibyo bihombo bibaho, ariko umwana asanga ari uwe, arangira ati ubwo umwana ari wangiye kadukora ubukwe tubane. Nahise mvuga nti okay, wenda yarashidikanyaga none asanze ukuri guhari. Ikindi kintu nari kubyanga ke, buriya abantu dukunda ubukwe, abagore dukunda ubukwe, nta muntu wanga ubukwe. Noneho amprise wongere kuko ari n'umugabo twanabyaranye, noneho nicyo cyanamaye n'imbaraga. Natwe twese ukuntu yaje ahita avuga ngo ubukwe mu mezi 2. Uyu mugabo amafaranga y'ubukwe yabitse igihe kingana iki? Nikanzemo nanakubwiye nti uyu ntabwo ari Gilbert narinzi twicaranaga nakebuke n'umwana utanamusigiraga n'igihumbi duhuriye mu kiganiro ngo azavuge ngo esho bundi ngo bitarenze uku kwezi ngo mu murenge, nkabona birabaye. Ngo esho bundi ngo bitarenze ibingibi ngo kubabyeyi, nkabona arashe tugiyeyo. Yamaye impamvu zose zo kumwizera, yamaye ibimenyetso byose bituma ngomba kumugarukira nkamwizera. Ariko nyamara nago ubwo ngere ko ari ukumwizera, mbona ko ibintu bigiye ku murongo, sinarinzi ko ariho ashaka kunyinjira kugira ngo nkomeretse. Yaravugaga ati njyewe ngereranyije n'ibikomere nateye Samantha, ikintu mwituye no kumukorera ubukwe, kumukorera ubukwe nkamwibagiza ibyo yanyuzemo byose. Kuri ibyo yavugaga byose wumvaga byumva. Ahubwo ubu tuvugana ndimo ndicuza ikintu cyatumye n'ubu bukwe buba ubundi bwakabaye bwaretse kuba. Nese kereka nkubaze, iyo buno bukwe butaba nkakomeza nkirerera umwana nkuko n'ubundi kumurira njyenyine, ndiko zabura undi mugabo undi musore unereta akanshaka kankira no mu rugo tukabana. Uzamubona n'umushaka, nzamubona ne yaragiye turasezeranye, mbaye umugore we mu mategeko, nzagenda njye kuvuga ngo mumereze gatanye se. Ahubwo ubundi se ubundi muzaka divorce indi uzayakase ni uzayaka cyangwa ninjye uzayaka? Shareka nkubwire, urumva divorce yakuwikeneye uyikeneye ni uyisaba. Ubwo rero urumva yankize mu gatego jewe ntarinzi nanjye ngo ndaho cyo kora je mu mutima wanjye navugaga nti ibi bintu numvaga afite igihunga nabibabwe nti nubwo ibi bintu mbona bigiye kuba nishani nibi mbona bibaye nzashima Imana, ariko nibitanaba ntago bizanungura kuko uyu mugabo subwa mbere y'abantunguye. Undi buriya hari igihe umuntu agukorera ubugome wenda ukavuga ati na uyu muntu dupfiki, ariko kugira ngo umuntu akujyane mu rukundo wa mugani n'ubuzima mwanyuranye magutera inda namara kuri gutera ihakana umwana, ibyo biveho avuga ko ashaka ubukwe mu bukore ibyo birangire. Mara gukora ubukwe hazi ibi bintu wagira ngo hari nk'ikintu wamukoreye Gilbert kera cyangwa ryari ntazi cyamubabaje ku buryo ari kuguhemukira yabatarakivuze muri birya bihe ibiganiro byose mwakoranye akabera akavuga ati Samantha yangire gutya uriya mugabo nta kintu amukora, ariko mu buzima bwe bwose yaramemukiye pe, yaba yicaye ari kurya yaba yicaye ari kunywa, ndabizi n'undi kino kiganiro azakireba, yaba aryamye cyangwa se yaba yicaye ari gutekereza, ahantu hose azajya aba yicaye iyi shusho yuko hari umuntu yahemukiye mu buzima bwe igihe uri mugaruka mu maso. Si wanyu baragira ati iki iwanyu baragira ati iki koko? Iwacu urumva n'umuntu ngomba kubibabwira, kubera ko gukomeza guceceka n'ubundi nta gisubizo kirimo. Aho kugira ngo nicare bazi umwana wabo ameze neza ngo afite umugabo ngo bari mu byishimo, noneho kuva bazi nirasagari yarabaye imbere. Mama niwe mubonye kuri kamera ni yaje hano, yaraje aravuga ati twari twarasenze Imana ibitubwira tukabona nta nzira, none dore birabaye Imana ishimwe. Ngaho noneho mbwira uko azagaruka kuvuga. Ababyeyi banjye ngiye kubatera agahinda, ariko bihangane ko nanjye ntago ari ngewe. Ndanabyibuka ko twari twapanze ko tuzajyayo no guca mu irembo, no guca mu irembo kandi twarabivuze ngo tuzajyayo, twarabipanze n'umugabo abizi, none ubwo byose arabyishe. Ubwo nyine ubundi hari igihe amahirwe aza rimwe mu buzima, ubwo nyine amahirwe yanjye ari gukora ubwo bukwe gusa nyine bikarangira nta kindi. Maromugani bajya baca gusa iyi shusho yuko hari umuntu yigeze guhemukira mu buzima bwe, ndamusabira ko izajya ihora imuca mu maso mu bintu byose agiye gukora, igihe bari yonyine mutanga imbere muze mu maso imubwira ati nyamara mu buzima bwawe hari umuntu wahemukiye. Uzi kubaho mu bukobwa bwawe umuntu aguteye inda arakwihakanye mu gihe muri ADN ushoye amafaranga yawe murayikoze, usanze umwana ari uwawe, noneho usanze ari uwawe kubera ko washoye amafaranga, haraje arakwemeye mukoze ubukwe, mumaze gukora ubukwe atereka nze nkujombe none hababaza. Ubu bukwe butaba mu rugo bari bazi ko uriya mugabo n'ubundi yambereye inyamaswa nyine n'ubundi byanze, ariko noneho kuva yankoreye ubukwe yabasize mu rujijo. None ndebera finally
ubuse giye navuga iki uretse nyine kwakira ibije usubira iwanyu ndabona n'ubundi ariyo maherezo ngomba gusubirayo mu kibanza yakuguriye agutaye se mu nzu yakubakiye cyakora byibura ari nk'ako kazu yubatse nubwo kaba ari ak'amatafari 3 najya mvuga ati ndakaryamamo n'umwana we dusinzire nta nyiri inzu uri buze kuduhagara hejuru akoze kubona nyiri inzu aza kukwishyuza n'umwana yabuze igikoma umwana ntiyabonye ibiryo nyiri inzu nawe ngo muhereze amafaranga tuzajya mu rugo ariko nese ko n'ubundi inzu bayisahuye inzu yera ubundi ndaguma i Kigali ngo ngire nkomeze ndyame ku mukeka reba ukuntu umwana wanjye ari mutoya uriya si umwana wajyana mu kazi ni bya bintu bisaba yuko nshaka umukozi nkajya gushaka akazi nkajya gukora umukozi ndamushaka mwishyura iki wazana umukozi ukamuryamisha hasi mbwira umukozi abashaka ahantu hari ibiryo azarya akanywa akita ku mwana numusigira dukeya azatwirira umwana wawe inzara imwice ejo bundi ujye usanga yageze mu muhondo kubera iki umukozi rwose abakozi dukunda ibiryo nanjye nakoze karyasi ndabizi ntago nagiye njya gukora ahantu hatari ibiryo reka ubwo munsi igihe bikeya nyine ubwo wabaguzi ko umwana wawe nawe uri buze ugasanga ari duke ngiye nari byinshi ubwo rero ni ibintu bingoye muri aka kanya gusa nashaka ko byibura umwana wanjye yuzuza imyaka 2 byibura nanjye nibwo navuze ko nzahita mpaguruka nkajya mu kazi nkakora none dore umugabo nawe ibyo nkoreye ubwo urumva nyine tayari tugomba kujya mu cyaro tubyemere ko rwose abana muri amugore babanye neza yinjiye afite urugo rwiza tubyemere nta mahoro bazabigiriramo nubwo rwaba rwiza cyaro kabaru ariko se buriya ari uriya mugore na Gilbert babanye mu buryo bw'uburaya none se mu buryo bw'urukundo ariko jewe uretse ko buri umuntu ni mugarike buri umuntu wavuze ngo umugabo n'umwana wundi ntago yabeshye none se ubu ngubu niba umuntu ashobora byibure nambwira ati wenda mugore mwiza cyangwa se ndakanambwira ati akanamugana no mwizina akambwira ati rero wenda hari byo mbona bitagenda neza ibi nibi mfasha umwanzuro kwigendera ariko byibura akagenda uvuga ati yabikubwiye reka ngende hanyuma nimara kugenda ugira ute usigare mu byawe ariko umuntu agiye nta gusezeye arakubeshye ngo agiye mu kazi nyuma y'iminsi ngahe umenye ko ari mu Rwanda uramuhamagara nimero y'igacamo mu kandi kanya haje umugore uvuga ko babana haje nkubwire uyu mugabo yambe Sama ni icyo kintu wicuza kuba waramenyanye na Gilbert kuva mwamenya ni icyo kintu wicuza kuko byo ni byinshi ariko tubwiremo kimwe ndicuza byinshi ariko byo kuvuga ngo nimvugemo kimwe we wenyine we yambereye ikibazo mu buzima bwanjye nicuza impamvu yatumye ngiye mumenya kumumenya byonyine nibyo byambyariye zino ngaruka zose ziri kunzaho iyo nza kutamumenya ntabwo zino ngaruka zose ziba ziri kungeraho ariko kuba naramenyanye nawe byonyine nibyo biri gutuma zino ngaruka zose zingeraho nicuza kuba namenyanye nawe gusa ubundi kukina huye singaye n'ibirwa bambwira ngo kambireke kubisubiramo kuko abantu nabo bavuga yabo Gilbert umubonye ni intama y'Imana Gilbert ntavuga Gilbert aracecetse umuntu waciye urambwa n'akavuga ngo ivura ihoze niryo ryose inzu wazamunye kanazamugurira agafanta n'igihe twaganiraga abantu bakavuga bati nyamara Samantha ati disi no mugabo aratuje uri gupmena amatwi umugabo uvuga gake umugabo ntakundura ngo nzajyana namukubita ariko ngo uzamukubita ngo ngiye kuba ngo agiye kuba inganzwa yanjye uri gishegabo ngo uzakubita umugabo ngo ubwo se namunaniye byiburara kankubwiza ukuri uyu mugabo binari gukora zicuza uretse ko aho bigeze ahangaha ubu ngubu noneho ntago nyimukeneye ubu noneho ndumva ubusagarutse ntiwamuha imbabazi noneho n'uwo mukeka bansigiye nuko uzasanga naho nta urimo noneho inzime zite n'imyenda y'umwana wanjye noneho nayo nkazasanga bayitwaye umva ko noneho yo bayisize nayo nuko uzasanga bayijyanye ubwo rero kereka nkubwire ubu ngubu mfite decision yo kwita ku mwana wanjye nkamurera ngakomeza ngashakisha ibiraka nkuko n'ubundi nabikoraga ngakora ubundi nkamenya ngo ubuzima burakomeje uramugabo nkamwikuramo nkamwibagirwa Imana izabimfashamo ime kumwibagirwa mwihanaguremo no mu mutwe wanjye no mu bwonko bwanjye avemo ariko bizagorana ariko Imana izabimfashamo ubuse nk'iyo ndebye amafoto none nkari amafoto amanitse mu nzu yo nibayajyanye na album ndacyayifite nk'iyo ndebye amafoto nibwo none agahinda kanyica kurushaho ariko umenya nawe ibintu ari kugukorera nawe ntagazi ko bizamugiraho ingaruka
Ese abantu bagiye bambwira ati ko se umugabo wawe wagira ngo yagize toroma mu kandi kanya afite nk'umuntu ufite ikibazo wagira ngo baramuroze mu kandi kanya ngo kuko nyine abantu bambwira byinshi nanjye ubwanjye nkacanganyikirwa nkabura amahitamo umuntu kugira ngo afate amafaranga afate umwanzuro wo gushora amafaranga mu bukwe kora ubukwe n'umuntu udakunda kora ubukwe umuntu udashaka numara kubikora umukwe kugira ngo ashore amafaranga mu uretse ko abona abantu badatekereza kabi niba afite no gahunda ko kwenda ntabizi yari no kuvuga ati wenda aho kugira ngo ukorere ubukwe wenda n'urugero wenda ubukwe bwari kumaga wenda miliyoni 10 n'urugero akavuga ati reka ngenzi guhereze ushakemo icyo ukora uzite ku mwana wanjye ariko jewe ntago mfite gahunda yo kubana nawe kuruta uko twayakoze mu bukwe none ubu tukaba turi kuburara tukabura n'amafaranga yo kwishyura inzu tukaba tugiye no gusubira kuba mu cyaro kandi amafaranga yaragiye mu bukwe tukanezeza abantu bakarya bakananywa tukifotoza tukagira gutya ingaruka zabayeho nuko nyine gukora ubukwe nta kibazo ahubwo kuko mutakomeje kubana nk'umugore n'umugabo kugira ngo mufatanye muhahire nyine mutahirize umugozi umwe wese mushakishe nyine ubuzima none se ke nyuma y'ubukwe ntabwo nakomeje gukora birakabyanjye wakomeje gukora nawe numva ngo bamuhaye konji ngo mu kazi cyane nakomeje gukora pe arambwira nakomeje gukora akazi kanjye ngakomeza gufurira abantu ngakomeza kwirirwa mvomera abantu ku munsi nkavoma amajerekani agera muri 30 mba nakoze none we yakoraga iki mperuka mbwira ngo yari muri konji ngo y'ubukwe yarari muri konji y'ubukwe ariko se nyuma yaho nyine si bwo ngo yavuga ngo aragiye akose yagiye hashize iminsi gahe dukoze ubukwe nago yagiye n'ukwezi kutaruzura kandi twari turi komeza kubyirengagiza twari turi kuvuga uzi ko bagiye kubukwe bwabaye ejo bundi hashize ukwezi kumwe ngo tuvuze ngo tuvuye mu kwabuki niwe yazanye mu badayimoni yo kuvuga ngo agiye muri Kenya uri kumva ariko kwese kwabango twagenda celebrate yo n'umugabo wanjye abaye diaspora ni nibica maze ahita tujyana ntangira jewe sinakubeshya ko nigeze mbabara namupakira ivarisi y'imyenda mushyiramo buri kamwe kamambiri byose ndayipakira n'umutwara agiye mu kazi rega dufata n'agafoto ngo kurwibutso ngo umugabo agiye mu kazi dufata selfie twese n'umwana umugabo ninjye wagiye umucungira ivarisi ngo aragiye naho kumbe sinkamenye yuko yigiriye kwishakira umugore niyo muri Kenya ntahagiye rero hari igihe ushaka umugore ukuguna igufa ukaza n'urimira bunguri shaka reka nkubwize ukuri ubu ngubu njye mfite gahunda yo kwirerera umwana wanjye nkituriza kuko iyo byanze nyine urarekura amahirwe yo gukunda sa yanjye nta byishimo na bimwe nta n'umunezero n'umwe nigeze mbona ibintu by'urukundo ubundi bavuga n'abantu bakundana babayeho gute bagira ibya cyangwa se wenda nta mahirwe y'urukundo atarigeze amira ahantu bakundana buriya niyo ukundana n'umuntu cyangwa umugabo akaguca inyuma niba hari ikintu cyambabaje ni buriya bukwe kugira ngo nkore buriya bukwe butwaye amafaranga agana kuriya nibumara kuba umuntu narangiza avuge ngo aragusize iyo yamasenga yakoramo business ubu nagomba ameze neza akavuga ati nshaka kubana nawe kanyaguhereza ugende yakoremo business nta kintu mba musaba akakanya kuko aba yaranshoreye business ngamenya kwita ku mwana nyine nkita no ku rugo rwanjye akagenda akajya gushakana n'abashatse ariko nancuke ngo dukore ubukwe abantu babone ko twakoze ubukwe dusezeranye ubu noneho ngiye kwiruka ngo ngiye ngo gushaka gatanya asubu wari we wakongera gutekereza gukunda akakanyara ubu ngubu nibikomera umuntu afite uretse akajagara ufite nago kakwemera ahubwo ubu ngubu nibyandi ubwo mu minsi mike nshobora kuzagwara bya bindi bita depression asubu urambwe yaguta ukuntu ukoze ubukwe mu mezi 2 ngo umugabo ngo yagiye reba nawe umugore none uriya mugore munsi twongeye gukora amenya tuzarwana sino guhura nese umugore atinyuka kaza hano ngo kugira ngo Gilbert mubure ngo natanga ngo na buri kimwe cyose banza wumve ikosa uzakora niryo kongera kumuza nura mugore kuko bizaba bibi nawe ntabwo nzongera kwihangana kwiriya nshuro narihanganye navuga ndeka kwiteza abantu ariko kwiyi nshuro byaba bibi cyane umuntu uza kukwidegembya imbere ubwo kizaba ikiganiro cy'imirwano nta kindi kintu tuzavugana kandi abantu bazanyihanganira kandi ubwo nawe nubikora ubwo nawe uzaba witeguye kuzakiza iyo fight ko ntabwo umuntu ngewe umuntu aze kwicara imbere atinyuka kubwire ngo umugabo ngo ndamufite ngo ntabwo yakugarukira ngo uri igiturage ngo uhozamo ibitambaro ngo uhozamo amagutiya ngo iki akubwiye amagambo nk'ara mwicaranye hoya ngiye kuyindi nshuro bizaba bibi ikintu gihari ariko umurane we ntago yoroshye uriya mugore nta minsi bazamarana wabonye uriya mugore kuntu avuga ari isasu ukubona na Gilbert ukuntu abituza isasu ariko bizakunda hasanga yaramuhaye ku muti yakuye muri Kenya none se babibwirwa n'iki wamenya yarajyanywe n'iki ko yagiye nta kibazo dufitanye ngo mvuge ngo twari dufitanye ibibazo cyatumeranye nabi wamenya yarajyanywe n'iki se ubundi ntiwakimenya ariko nta n'uwamenya buriya buri kintu kigira impamvu shangaye nguko rero ubwo nyine ibyanjye nuko bimeze kadutegereza igisubizo nyine kizava mu buyobozi ubwo namaze gutanga ikirego urumva ko byoroshye
bambwiye ko bagomba kumuha communication nyine akitaba. Polisi bazamenya atuye. Undi atuye. Ariko se ntago nako se iki gihugu ko kukibona ute ku buryo bwa umuntu yakishamo tukamubura. Abantu n'amugore sinzi iyo ubwo wenda bazamusha. Ariko amakuru yabura gute? Amakuru yabura gute ko tuzayaneka tukamenya ubu bashyizeho umunara kuri nimero ntago bamenya hana ari no mu nzu ntibamusangamo. Na nimero yabaye. Fa kuba nimero yo gusa iri kuri rezo uko atigeze ayikuraho se iri kuri rezo. Ubwo rero gereka ndindire ubuyobozi bubirimo agomba kuza agafata inshingano akareka ibyo ngibyo. Ubwo rero turi kugana ku musozo, abantu mudukurikiye ku nama rwose zose bakugiriye wabyubahirije, wagiye kurega kandi koko nta n'undi mwanzuro kuko twaravuze turaruha. Ubwo wenda nihajyaho ubwo ubuyobozi nibwo buzafata umwanzuro w'ibizakurikira. Ubundi iyo byagenze gutyo ushobora gutanga indezo cyangwa kuko no gushaka undi mugore biremewe, ariko n'inshingano zo muri undi biremewe gushaka undi mugore kagumaho. Shake none se subushe nyine biremewe gushaka undi mugore. None se amushatse amushatse nawe agakomeza akuzuza inshingano. Ikibazo nuko kwese turabasiramu karibo numva ngo bashaka abagore bane. Genda umusiramu ku buryo umuntu anshakiraho abagore 2 3 4. Katwe kubibana turebe icyo ubuyobozi buzamutegeka. Ubuyobozi ndabizi bubirimo azitabe. Ubwo natwe turategereje niba azitaba cyangwa atazitaba ntitubizi, ariko icyangombwa nuko twabikuye mu maboko yacu. Yego tukabishyira mu maboko. Nicyo cyoroshye rwose y'ubuyobozi. Uko biri kose bazi uko bazabigenza, bazi nuko bazabikemura. Umva rero twategereza imyanzuro izavamo. Hanyuma ibyura mugore nawe nabonye nawe atoroshye, ariko buri uko biri kose Gilbert niyitaba n'ura mugore bizamugeraho kandi barafatanyije. Bizabuzwa n'iki kumugeraho se ntibabana? Barabana n'umugore n'umugabo kandi ntabwo ura mugore yakifuza ikibi kiba kuri Gilbert kandi babana cyane. Kadusoreza hano ubwo tuzamenya amakuru butaha.